ibikunaniye abandi barabibashije. Ibintu byakunaniye kwihanganira muri iyi nzira ijya mu ijuru, hari abantu babishoboye kandi bazahagarara imbere yacu dutsindwe. Imana idufashe, iduha imbaraga zo kwemera guca muri iri rembo rifunganye. Imbyeyi zananiwe gukebakeba kubera imbaraga z'isanduku zikoreye. Ni kuki umuntu avuga ko yakijijwe ariko ukabona asa n'isi, ari mu rusengero ariko asa n'isi? Inyana zamaze kwakira imbaraga z'isanduku ntizishobora gukebakeba ngo zirebe iby'inyana ziri kuvuga. Kandi murabizi umubyeyi n'umwana, ariko ngo zaragiye zidakebakeba. Ariko natangajwe n'abantu bavuga ko bari muri iyi nzira bakiriye imbaraga z'agakiza ariko bagakebakeba. Nta mbaraga ya karande yaruta Yesu niba waramwizeye. Nta mbaraga y'umurozi yaruta Yesu niba waramwizeye. Nta mbaraga z'ubupfumu zaruta Yesu. Ibyakubaye by'ubukene ntabwo byaturutse ku nyatsi. Nta muntu wizeye Yesu inyatsi ifata. Nta muntu wizeye Yesu ibigufata byose nibyo Yesu akinguriye kugira ngo bigufate. Ari ibyo ntabwo kuba uri umukene, ntabwo kuba Imana yakinguriye ubukene n'ibihombo ari ikimenyetso cy'uko uri mu nzira itariyo, ahubwo mwabihinduye karande, mwabihinduye karande ngo n'imyaku ngo n'inyatsi, hanyuma babajura bababona uburyo. Ariko n'iyo nzira Yesu yarayiteguye kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro, usa nk'izahabu itunganijwe rwose. Haleluya! Inzu ituzuye iragatsindwa n'Imana, irutwa n'ikibanza. Buri ikibanza nta mabi bakoreramo, ariko ikizu kiraho bugufi kituzuye. Ibibwa bishaka kubwegeka nimwe bijya kubwegekera bikazabyaguriramo. Mbese ikizu kituzuye gihinduka indiri y'ibisambo. Abagambanyi baravuga ati tuzahurire muri cya kizu kigize gite kituzuye. Ibipusi bituzengereje muri uyu mujyi bahinduye abarozi. Byose bababwiye ko ari abarozi ngo baba babateye. Nukuri byose ntago ari abarozi babateye. Ahubwo dutunga imbaraga zibasha. Imbaraga zazuye Yesu ziruta ipusi zaza nijoro zigahunyiza. Hari imbaraga Yesu yakoreye. Haleluya! Paulo arazivuze aravuga nizo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Izabirinduye igitare, zananirwa kwirukana amapusi. Dukeneye imbaraga z'Imana. Ubwo turi abakene b'imbaraga tukaramya amapusi. Usanga abantu baramya amapusi mu rwego rwo kuramya Imana. Yesu ashimwe cyane. Abashyitsi nitwa Claudette. Twatangiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze turirimba kugira ngo worship team bamfashe indirimbo y'121 ivuga ngo Yesu niwe mucyo wanjye, hanyuma amurikira inzira. Abarumva bafashije baradufasha. Yesu niwe chungu, Yesu niwe chungu yanjye, koko iwe byiringiro, iwe byiringiro cyane, iwe wambabariye, iwe wambabariye, koko yarapfiriye, koko yarapfiriye, ayi koko yarapfiriye, iwe byiringiro cyane, Yesu Baba, Yesu ni umamahoro, Yesu ni umamahoro, atuma ajya mu bugingo, ajya mu bugingo,
bunyisi atuma nyirano atuma nyirano aja mu bugingo bwanjye atuma nyirano atuma nyirano aja mu bugingo yishuye ya myenda agura yaneguriye gakondo ubwami dusubiremo yishuye ya myenda yose agura yaneguriye agura amaraso yaneguriye ariko ntibatandukanye nuko bari bameze kera, ahubwo babyimuriye aho bakwiba mu buryo bw'amayeri. Nari mvuze ngo Imana idufashe. Narutse gusoma umugabo bita Adoni Bezeki, ngo ni umugabo wajyaga aca ibikumwe by'abami, ari mu bacamanza ibice cya mbere umurongo wa 7, ngo iyo yatwaraga abantu akabanyaga abami ngo nta kindi kintu yabakoraga, ngo yabacaga ibikumwe, amano y'ibikumwe, ngo byabateraga ikintu gikomeye ngo cyo kudahagarara ngo babe stable. Uzi guhura n'umukristo utari stable, wemera ibintu ari mu rusengero, yasohoka hanze ntabyemere. Mperutse guhishurirwa akantu ku bana, iyo umwana yavutse umusuye wese aravuga atasa na nyirasenge, undi atasa na nyina, undi asa na sera. Atabwo nuko utamenye sekuru yapfuye utaramumenya, ati burasa na sekuru ni sekuru musa. Abantu bafite ukuntu bihindaguranya, bafite ukuntu basa bari mu bukwe, bafite ukuntu basa bari mu nsengero, bafite ukuntu basa bagiye ku isoko, kubera akamano y'ibikumwe ntabwo ahari. Nguwo mwambi Adoni Bezeki yakoresheje kubera imbaraga z'ubujura, uhuye n'umuntu wacitse ino ry'igikumwe ntiwabona iyo nenge, ariko ngo ntago aba stable, ibyo arimo ntabyemera. Umugabo bita Elisa agiye kutandukana na Eliya, ngo haje imiyaga, ngo umuyaga wazamuye ibyiciro 4 by'imbaraga zamurwanyaga. Ngo ubwa mbere wazamuye ikintu bita ivumbi, hanyuma iyo udafite imbaraga zo kwitandukanya n'ivumbi usa naryo, wakubitana n'umukristo ukavuga ati ko narinzi ko asenga asa n'ivumbi gute. Mu kandi kanya umuyaga ukazamura imicanga, agahita asa n'imicanga kuko adafite ubushobozi bwo kwitandukanya n'imicanga. Mu kandi kanya iyo uzamuye amabuye aravuga ati muzagumane isengero zabo, njyewe barankomerekeje kubera ko umuyaga wazamuye amabuye. Ariko Elisa, haleluya, yari yaremeye iby'iyi nzira, aravuga ngo muri iyi nzira iruhije nzemera kwitandukanya n'imicanga, ntabwo nzasa n'akavurivundi, ahubwo namenye uko Yesu asa, nzagenda nsa na Yesu. Haleluya. Imana idufashe. Abanyazi babaye benshi, hanyuma Adoni Bezeki ibyo bintu ngo yakoreye abo bami ngo byatumaga badashobora kugera ku meza. Muze kuhasoma ngo bakagenda bakambakamba, ngo bagize indwara zikomeye 3. Iya mbere ngo bagize ikibazo cyo kwicwa n'amerwe, kumva ibiryo bihumurira ku meza ariko batagera ku meza kubera ko bakambakamba munsi yayo. Icya kabiri baryaga ubuvungukira buvanze n'imyanda, ngo bigatuma ngo barwara indwara zo kwanga ibiryo, izituruka ku mwanda zitwa amibe. Icya gatatu ngo bishwe n'inzara kandi baraha ibiryo biba kubera imbaraga zo gucika ibikumwe bituma batagera ku meza. Imana iturinde abajura. Haleluya. Imana iturinde abajura bo mu nzira bitwikira agakiza bakatwibisha uburiganya. Imana iturengere. Narivuze ngo Imana iturengere. Iyo usomye aya magambo y'Imana dusomye usanga n'abandi bakorera ibihembo
bari mu cyiciro cya ba Baramu na ba Baraki batajya tinya inoti, badashobora kukubwiza ukuri ngo bakubwire ko uzarimbuka kubera ko uri muri longawe utari mu nzira nyayo, bakanga kukubwira ko uzarimbuka kubera ko bagutegerejeho ibihe. Imana idufashe. Iyo usomye mu kubara ibice 22 uzahabona. Hanyuma ndashaka ko twihuta tukagera hepfo gatoya nkavuga imiterere y'abantu bemeye kuricamo. Ibikunaniye abandi barabibashije. Ibintu byakunaniye kwihanganira muri iyi nzira ijya mu ijuru, hari abantu babishoboye kandi bazahagarara imbere yacu dutsindwe. Imana idufashe, iduha imbaraga zo kwemera guca muri iri rembo rifunganye. Haleluya, haleluya. Narindi gutekereza ukuntu Yesu yavuze imiterere y'iri rembo. Hanyuma kuba twatangiranye ejo turi ku ngingo ya 2 ivuga ngo imiterere y'iyo nzira iruhije cyangwa iryo rembo rifunganye ni icyitegererezo cyo muri Kristo Yesu, kuko niwe watubanjirije. Muri iyi yaravuze ngo ubwo yatubanjirije tuje tumukurikiye, tuzi rwose ko azagenda dufata amaboko akatujyana mu ijuru. Haleluya, haleluya. Narigize ngo ngubwire ko utari wenyine, uwaguhamagaye azakubashisha. Yesu yavuze ibintu 4 bigaragaza ko iyi nzira iruhije. Ni Yesu wabyivugiye, ni Yesu wabyivugiye. Uburyo bwa mbere iruhije, yasabye abantu ko bagomba gusiga imiryango. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 14:26 kugeza kuri 27, uraza kuhasanga amakuru. Yesu yaravuze ngo, ari amagambo Yesu yivugiye, yaravuze ngo umuntu uza ahondi niyange se na nyina n'umugore we n'abana be n'abashiki be ngo ashobore gusiga n'ubugingo bwe. Ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa. Mbese niba ushaka kunyura muri iyi nzira iruhije, ni ukwitandukanya n'amateka y'imigenzo y'iwanyu. Ntabwo ari ugusiga umugabo ngo umusige wange kumwumvira. Ukwiriye kwitandukanya n'iby'isi yemera, iby'isi ishyira imbere. Icyambere yaravuze ngo akwiriye kuba afite ubushobozi bwo gusiga famiye. Niba hari imigenzo ibera muri famiye, akwiriye gusiga imiryango. Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo biragusaba gusiga Sotera n'ibigirwamana by'iwanyu na karitsiye y'iwanyu n'imigenzo mwahozemo kera mugenderamo, kugira ngo ushobore gukurikira Yesu. Yabanje gutangaza ko umuntu akwiriye kuba ashoboye gusiga iki? Umuryango. Icya kabiri ni ukuba umuntu abasha kwisiga. Narindi gutekereza ikintu gikomeye. Abisiraheli bajya gucyura isanduku y'isezerano imaze iminsi mu Bafilisitiya, ngo abapfumu bo mu Bafilisitiya ngo yarabaremereye cyane, ngo ibateze ibibyimba n'ibishyute. Ntabwo njyayo cyane. Hanyuma ngo abakonikoni n'abapfumu baravuga ngo mufate imbyeyi n'inyana muzitandukanye, nimurangiza mufate isanduku y'isezerano y'Imana y'Abisiraheli, muzihekesha imbyeyi n'irombereza igakomeza, kandi inyana ziri gutabaza zishaka kujya konka. Mumenye ko Imana yashatse gusubira iwayo. Haleluya. Ahubwo ngo mu kimenyetso kirabagaragaza ko Imana yashatse gutaha iwayo, ngo nuko izo nyana ziragenda zidakebakebye, ngo nuko izo mbyeyi ziragenda zidakebakeba, ngo kandi inyana zabira. Ngo bafata isanduku y'isezerano ngo bayihekesha inka. Aziviwe. Ngo inka ngo ziraheka, ibyeyi ziraheka, inyana zirabira, ariko imbyeyi zirakomeza ngo zirombereza mu gihugu ngo zidakebakeba. Ndi gutekereza inyana zamaze kwakira imbaraga z'isanduku, ntizishobora gukebakeba ngo zirebe iby'inyana ziri kuvuga. Kandi murabizi umubyeyi n'umwana, ariko ngo zaragiye zidakebakeba. Ariko natangajwe n'abantu bavuga ko bari muri iyi nzira bakiriye imbaraga z'agakiza ariko bagakebakeba. Ari abantu inyana imbyeyi zananiwe gukebakeba kubera imbaraga z'isanduku zikoreye. Ni kuki umuntu avuga ko yakijijwe ariko ukabona asa n'isi, ari mu rusengero ariko asa n'isi?
ashobora kuba atari isanduku za nyana zikore, ashobora kuba atari agakiza kakuremereye ku rwego ugikebakeba, ku rwego gutandukanya indaya n'umukirisitu bigoranye avuga ko yakijijwe, ku rwego gutandukanya umwesikoro n'umujura n'amabandi, kuyatandukanya n'abakijijwe byagoranye, abantu bavuga ko bikoreye agakiza katakuremereye ku rwego ukebakeba ukabibasha, ibyayi zarabinaniwe, inyana ziri kwabira zitegereje ko zijya konka, ako gakiza mwakiriye gashobora kuba atariho. Icya gatatu, yaravuze ngo umuntu ushaka kumukurikira niyikorera umusaraba we. Umusaraba narawutekereje, iyo umuntu bamushyinguye ku gituro cye haba handitseho ngo yavutse iki gihe apfuye iki gihe, bakabimwikoreza. Hanyuma umusaraba ni ubuzima bwose uzacamo bukwiriye kwemera Yesu. Waba uri mu bihe byiza ukwiriye kuba ubyikoreye ukagendana na Yesu, waba uri mu bihe bibi ukwiriye kubyikorera ukagendana na Yesu. Ariko dufite ukuntu ibihe byiza bitunaniza gukurikira Yesu, ubutabazi Imana ihaye abantu bigasanga byahise bibisikana gukurikira Yesu. Yesu aravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira niyikorera umusaraba we hanyuma ankurikire. Ni ubuzima bwose uzacamo, kwemera ko ari plani Yesu yateguye niba waramwizeye. Nta mbaraga ya karande yaruta Yesu niba waramwizeye. Nta mbaraga y'umurozi yaruta Yesu niba waramwizeye. Nta mbaraga z'ubupfumu zaruta Yesu. Ibyakubayeho by'ubukene ntabwo byaturutse ku nyatsi. Nta muntu wizeye Yesu inyatsi ifata. Nta muntu wizeye Yesu ibigufata byose nibyo Yesu akinguriye kugira ngo bigufate. Ari ibyo, haleluya, haleluya. Ari ibyo twavuga ko Yesu yishwe n'abantu. Hari ibyo twavuga ko Yesu ari abantu bamwishe. Hari ibyo twavuga ko Yesu ari abagome bamwishe, ariko Yesu ntabwo yishwe n'abantu, ni Imana yamutanze. Hari igihe Imana ikurekurira mu maboko ibiguhiga, yarabiteguye muri iyo nzira, hari uburyo bwo kugutunganya. Maze iminsi nsoma ibitabo by'abantu, naratangaye. Hari akantu bashyizemo gatangaje, baravuze ngo mu Bisiraheli nta muntu n'umwe uzi gutema ibiti ngo no guconga amabuye, ngo ibyo bintu bikorwa n'abanyetiro n'abasidoni. Muzi impamvu? Ntabwo umuntu Imana ntabwo wazaba mu ijuru utubakitse, kandi uru rusengero rw'Imana mu bintu bikugize kugira ngo ukomere ubu umukristo ujya mu ijuru harimo na systeme yo gukubita inyundo kugira ngo niyo nzibemo amabuye. Ko mutanyumvise? Haleluya! Amabuye nayo arataganijwe, ariko mwe mukeneye amarangi se bayirasiga ku byondo bitarimo amabuye kugira ngo inzu ikomere igire imbaraga, ibigizwe n'amabuye. Kandi abanyetiro n'abanyesidoni nibo bafite ubushobozi bwo kubiconga no kubishyira kuri nyabuyunyunyumako kugira ngo ikomere ibe umugenzi mwiza. Ntabwo ibintu byose Imana, ntabwo kuba uri umukene, ntabwo kuba Imana yakinguriye ubukene n'ibihombo ari ikimenyetso cy'uko uri mu nzira itariyo, ahubwo mwabihinduye karande ngo n'imyaku ngo n'inyatsi, hanyuma babajura bababona uburyo. Ariko niyo nzira Yesu yarayiteguye kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro, usa nk'izahabu itunganijwe rwose. Haleluya! Hari umwana umwe twabanye ahantu ku ishuri, hanyuma akunda umukobwa wakundaga kwambara udukabutura tugeza, kandi mama we na papa wari abadiyakoni muri iri torero rya ADPR. Hanyuma uwo musore akunda umukobwa wambara mucikopo. Hanyuma ategura umunsi wo kujya kumwereka ababyeyi. Hanyuma mabuja nawe aza yambaye iki? Mucikopa. Hanyuma sheri we kuko yamukundaga aramubwira ati mfite mubyara wanjye mungana, ndashaka kujya kumugurira umwambaro hanyuma uze kumukundira kana ari bwambare, kuko atari kumuhingutsa imbere ya sasa gutyo ntago bari kumukunda, kandi we yaramukunze. Baca mu isoko rero bagura ikanzu, arayipima aravuga ati nawe urayikunze? Ati nanjye nayikunze. Amaze kuyipima aravuga ati
uyibike turayiha mubyara wanjye. Bageze imbere aramubwira ati nari nkodesheje ahantu twambarira kuko ntago wahinguka imbere ya data usutyo kuko data ntago yakwemera usa gutyo. Hanyuma wayambarira ako gakanzu kari buhishe ubwambure bwawe. Buri munsi Yesu yateguye uburyo agenda dutunganya kugira ngo azaduhingukane imbere ya se adafite ipfunwe. Haleluya! burya ubwo buzima urimo uracamo nta karandirimo. Nuko Yesu yateguye protokole nziza yo kuguhingukana imbere ya se atamwaye. Aho hantu mu misozi n'ibikombe niho duca tujya ibwami. Burya niyo nayo ni dekorasiyo y'uburyo Yesu yateguye kuzaguhindukana no kugutunganya kugira ngo uzagereyo umeze nk'izahabu. Hanyuma icya gatatu yaravuze ngo, icya kane yaravuze ngo umuntu ushaka kumukurikira nuko aba afite ubushobozi bwo gusiga ubutunzi. Yavuze amagambo akomeye aravuga ngo mwebwe iyo umuntu agiye kubaka inzu, Matayo cyangwa Luka 14 hariya twasomye ku murongo wa 33, yavuze ngo umuntu ushaka kumukurikira nuko aba afite ubushobozi bw'uko ubutunzi butamubasha. Hari igihe ubutunzi bugutwara bukamera nk'aho bwahindutse imana, kandi hari igihe abantu bayobewe ko basenga izindi mana. Ikintu cyose ukundisha umutima, ubwenge n'imbaraga kiba cyarahindutse imana ku buzima bwawe. Nubwo yaba ari ubwiza bwawe, nubwo yaba ari imyambarire yawe, nubwo yaba ari umwana wawe, nubwo yaba ari umugabo wawe, nubwo yaba ari akazi kawe ukora, nubwo yaba ari amafaranga, ikintu kigufite ukaba ugikundisha ubwenge, imbaraga n'umutima, cyahindutse imana ku buzima bwawe, kuko nago Yesu yabona haje. Hanyuma Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kumukurikira ntaba afite ubushobozi bwo gusiga ubutunzi. Yaravuze ngo kandi uwo muntu usize ubutunzi, yaravuze abigereranya n'ikintu gikomeye. Aravuga ngo umuntu najya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ajye abanza arebe bije ngo y'ibintu agiye kubaka, ngo kubera ko ngo amaze ngo kuyizamura ngo abantu ngo bakabona atarayujuje, ngo bajya bamucaho bakamuseka. Umuntu wese watangiye iby'iyi nzira, wongere usubire mu rugo witekerezeho, utekereze ibintu urimo kugira ngo bitazakunanira. Iyi nzira iraruhije, isaba kwihangana ukemera kuyicamo, ukemera gusiga ibintu abandi bakunze, ukemera gusiga ibimeze nk'iterambere ry'abandi kugira ngo uyibashe. Naho niba utabyiyemeza gutyo, ngo abantu ngo bazajya bahagarara ngo baseke, ngo bavuga ati uriya se kubera iki yatangiye kubaka inzu adafite ubushobozi bwo kuzayuzuza, ngo hanyuma ngo ikamunanira. Narindi gutekereza ku kizu kituzuye. Inzu ituzuye iragatsindwa n'Imana, irutwa n'ikibanza. Buri ikibanza nta mabi bakoreramo, ariko ikizu kiraho bugufi kituzuye. Ibibwa bishaka kubwegeka nimwe bijya kubwegekera bikazabyaguriramo. Mbese ikizu kituzuye gihinduka indiri y'ibisambo. Abagambanyi baravuga ati tuzahurire muri cya kizu kigize gite kituzuye. Ibipusi bituzengereje muri uyu mujyi bahinduye abarozi. byose bababwiye ko ari abarozi ngo baba babateye. Nukuri byose ntago ari abarozi babateye, ahubwo dutunga imbaraga zibasha. Imbaraga zazuye Yesu ziruta ipusi zaza nijoro zigahunyiza. Hari imbaraga Yesu yakoreye. Haleluya! Paulo arazivuze aravuga nizo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Izabirinduye igitare, zananirwa kwirukana amapusi. Dukeneye imbaraga z'Imana, ahubwo turi abakene b'imbaraga tukaramya amapusi. Usanga abantu baramya amapusi mu rwego rwo kuramya Imana. Hanyuma narimvuze ngo dusenge, reka tugeze aha dusenge. Icyo kizu kituzuye kiragatsindwa n'Imana. Abagambanyi nimwo bajya, abashaka gusambana bananiwe kugura amarogi nimwo bihengeka mu kizu kituzuye. Mbese ikizu kituzuye n'umuntu kubwa ahita nyarukira mu kizu kituzuye. Arabanga abantu bose bazaseka ngo bavuge ngo ubundi se yarari mu biki. Gutangira iyi nzira, kwibeshya kutangiye iyi nzira biragusaba ko wiyicaza n'umutima wawe kugira ngo wemere gusiga. Yesu yigeze abwira umuntu umwe ngo amukurikire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Aravuga ngo reka mbanze njye gushinguza data. Aravuga ngo reka bapfuye bahamba abandi bapfuye babo. Naratangaye, uzi ko hari abapfu bari muri moruge, hari n'abandi bapfuye bagenda.
Imana idufashe tuzure abapfu bahamba abandi bapfuye, abapfu bagenda, abapfu bubaka ama etaje, abapfu n'abandi bapfuye. Hari n'imipfube abantu bubatse inzu z'agakiza zikabananira, bakaba baraho gukorera izo systeme zose. Umuntu ushatse kugambanira abo muri korari akamucaho, umuntu ushatse kugambanira abakristo akamucaho. Ibizu bituzuye byazanye akaga, ariko Imana idufashe twemere gukurikira Yesu twiyanze dusize ubuzima bwacu. Reka dusenge. Imana ibaho umugisha, hanyuma duhaguruke dusenge. Muririmbyi yaravuze ngo mbe muri iyo nzira iruhije muragana he? Aravuga ngo turagana mu gihugu Imana itunganije. Imana iduha imbaraga zo kwemera kubaka inzu tuzazuzuze. Imana iduha imbaraga zo kuzasoza urugendo. Imana iduha imbaraga zo kuzarangiza amahoro. Imana iduha imbaraga tutazamera nk'abantu bapfubye. Uzi guhura n'ibizu bituzuye, wamubaza ati se ubahe? Ati ndirimba muri korari imwe. Wamwitegereje shape inyuma, kuko urusengero rigizwe n'imbere n'inyuma. Kavuga ati yo mbega inzu ituzuye, mbega umuntu wiyemeje ibyada. Umwami Yesu ngo ngiye nsengera hana, ariko bakwitegereza mu kugambana bagasanga wabafasha, bakwitegereza mu kuvuga nabi, bakwitegereza mu moko bagasanga nahura haba. Mbega ibizu bituzuye. Imana iturinde, iduha imbaraga zo kuzasoza urugendo, kandi twemere isoni z'umusaraba muri iyi nzira iruhije. Twihanganire ibyo Imana yateguye, kandi ni byiza. Imana ibaho umugisha. Nari mvuze ngo Imana ibaho umugisha. Mana, mu izina rya Yesu twaje hano kugira ngo duhe ifunguro ridukwiriye. Mu ifunguro ridukwiriye uravuze ngo hari uburyo kugukurikira bitoroshye, ni ugusiga ubugingo bwacu. Ntabwo iyo mbaraga ari iy'abantu, ahubwo ni uko umuntu yagira umugisha akabona nk'ibyo Sitefano yabonye, amaso ye agahumuka akareba ibyo abantu batareba. Kandi hari abagabo babibashije. Umugabo bita Aburahamu mu bice 22 by'itangiriro yarabishoboye. Iyi nzira yayiciyemo, yemera ibyo Imana imutegeka, yemera. Imana iramuhamagara iramubwira ngo yewe Aburahamu we, iramubwira ati karame, ati uyu munsi sinshaka ko unambira ibitambo, ntabwo nshaka kunambira inka, ntabwo nshaka kunambira intama. Uyu munsi ndashaka kumva umwana wawe witwa Isaka. Ngo arabyemera, amugendana urugendo rw'iminsi 3. Hari abantu babishoboye, hari abantu babibashije, hari abantu babibashije. Arabyemera, muhurira Moriya, mutima we wagambiriye kumuguha. Inzira nubwo iruhije, Aburahamu barayishoboye. Umuhungu witwa Yosefu yarayibashije, natwe tubashishe. Yosefu ngo yarambagije Mariya, akimurambagiza Imana iramubwira ngo yewe Yosefu we, witinya kumurongora. Ariko iramubwira ngo umugezi wawe amugejejeyo, iramubwira ngo umwitondere. Yosefu abana n'umukobwa yakunze mu nzu, amwitondeye. Iyi nzira nubwo iruhije hari abantu bayibashije, iyi nzira nubwo iremereye hari abantu bayishoboye. Yosefu umwana w'umusore abana na Mariya yakunze mu nzu, abana mu nzu bakajya babisikana, ariko ntamukoreho. Bakajya babisikana, bamarana iminsi yo gutwita. Yosefu yitondeye ibyo Imana yamubwiye. Yosefu akajya areba Mariya, nawe akireba, akavanga Imana yaramumbujije kugeza igihe azabyarira. Yosefu ntihakora kuri Mariya, nubwo ibi bintu abasore bibananiye bagasambana, ariko Yosefu yarabishoboye. Yosefu yarabishoboye, nubwo abagabo n'abagore bibananiye bagacana inyuma, ariko hari abantu babishoboye baca muri iyi nzira, barabyihanganira, bihanganira amakuba arimo, ntibakora icyaha, bagenda bitondeye ijambo ry'Imana. Ariko natangaye cyane,
muhungu bita Nadabu na Abihu byarabananiye ngo gutwara umuriro wo ku gicaniro birabananira ngo bajya kurahura abantu bafite ibirahurano abantu bafite agakiza barahuye mu bandi kandi Imana yaratanze icyitegererezo ariko ushaka kutwigisha kwemera isoni z'umusaraba no guca muri iyi nzira ahantu Imana itunganije kutujyana uduha umugisha wo kwemera iri rembo n'iyi nzira iruhije kuko nitutagwa isari uzaduhemba mu makambo uzaduhembera Bibiliya nikivuga ngo ni abantu bafite ibyo bigomwe kubw'ubutumwa bwiza ni abantu bafite ibyo baretse kubw'ubutumwa bwiza ni abantu bihanganiye isoni kubw'ubutumwa bwiza ni abantu uzaduhemba uzaduhemba ko abandi bibye nitwibe uzaduhemba ko tweretse akazi karimo inyungu z'umubiri tugatumbira ubugingo uzaduhemba uzaduhemba ko abagabo twashatse bakennye ntitubace inyuma tukihanganira iyo mibabaro uzaduhemba ko twishwe n'inzara tukanga gukora akazi karimo icyaha uzaduhemba ko twemeye inzira ifunganye uzaduhemba umugisha bera baje muri ranshawa abaje bavuye mu kazi ubaha umugisha ababikurikiraniye ku ikoranabuhanga ubaha umugisha kandi ubaha imbaraga zemera isoni z'umusaraba no guca muri iyi nzira ifunganye kuko hari ibihembo by'abera urakoze kuduhaye umugisha kubw'ijambo ry'Imana dani wastabenasima urakoze ko hari umugisha umanuye kubwo kumva ijambo ry'Imana uduha ubushobozi bwo kurikora mu izina rya Yesu.